ndumwe mu basenye ariko ntacyo nshaka kuvuga narumye ntabwo byumvikana biriya harimo amahugu nani bijumba hariya shaka ikiri ndumwe mu basenye ariko ntacyo nshaka kuvuga narumiwe dore ko giye bari banangene inzu y'ibyumba 2 na salo none bakaba bamaye kimwe na salo wari ufite yabingaye hano hano nari mfite imiryango 13 yose bayivunjamo icyumba kimwe na salo imiryango 13 wari ufite dore ngi ije n'agaciro ryanjye ngiri mfite metero kare 328 ngiri zubatseho zari zubatseho nyereka aho zanditse muze hari igihe abantu bavuga ngo twahimbye amakuru kandi twigereye aho bibera ngizi metero kare zanye 328 hose hariho amazu ko twebwe ibintu leta dukore nta munezero tubifitemo nubwo mubona tugenda nta munezero dufite rwose ugupfa kugenda kuko nta munezero none se kuko wowe ari nkayo byakunezeza mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi za katapira zurazizi za tingatinga uko bazita rwose ahubwo hano murabitinya n'uwakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya kwihangana ni agahato kwihangana si ubushake ahubwo ni agahato kuko nta wakwiyahura nubwo nshaje ariko sinakwiyahura ariko birababaje Ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 kwabaye ukwezi kubi, kwabaye ukwezi kw'indahiro, kwabaye ukwezi kw'inzozi mbi ku baturage ba Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro. Maginga ya ukwezi kurashize aho muri Kangondo na Kibiraro hazwi nka Runyana rw'impyisi hahindutse amatongo. Si amatongo yatewe n'umutingito cyangwa ngo habe harabaye umwuzure nk'uwo abayobozi bahanuye kuzahaba. Yewe si n'amatongo yatewe no kuba wenda harateye indwara mbi y'icyorezo ikabica bose kabamara. Ni amatongo yatewe no gusenyerwa bakirukanwa mu byabo badahawe ingurane, batishyuye ibijyanye n'igenagaciro babariwe, batishyuye ibijyanye n'indishyi babariwe, byaba ibyo mu igenagaciro bemera cyangwa se batemera. Ni amatongo yatewe no kwirukanwa mu byabo bakabashisha itabona kuko batari bwemere ko abana babo bicwa n'inzara, inyota n'umwuma mu gisambu kitagira amazi, umuriro n'ihahira. Aha muri Kangondo ya mbere ya kabiri na Kibiraro haragoswe ahashyira itariki ya 15 Nzeri uyu mwaka hatangira gusenywa bidasubirwaho ku itariki ya 17 ibikorwa byo gusenya byari birimbanyije bigeze inzira igati, ariko ku itariki ya 2021 bikaba byari bimaze kugaragara ko hose hari amaze kuba amatongo uretse amazu make cyane make yarasigaye atarashyirwa hasi kubera ko yitwaga ko afite agaciro gatuma bishyurwa amafaranga. Duhereye icyo gihe amatongo yaramaze kuba yose muri Kangondo kugeza uyu munsi aho ukwezi gushize tubaza umunsi kundi dufashe iminsi 10 yo kwibuka, kuzirikana no kureba kure hirya ibitarashyizwe ahabona ku marembera ya Kangondo na Kibiraro. Turabararitse kuri Pax TV IREME News. Iyi minsi 10 kugeza ku itariki ya 2 Ugushyingo tuzagaruka ku muri muri Kangondo, tuzagaruka ku bihe byiza bagize mbere yo kukangaranwa, tuzagaruka ku muzi n'umuhamuro wo kubaburabuza, tuzagaruka ku iteshwa agaciro n'igaraguzwagati bakorewe mbere yo kugera ku ndunduro yo kubasenyera ku manywa y'ihangu nyuma yo kwicisha inzara y'iminsi 3 nine kuri bamwe. Tuzagaruka ku bagiye gusembera hirya no hino kandi barabagabo n'abagore bifashije, bitunze, batunze imiryango yabo, batunze igihugu na rubanda. Tuzagaruka kubimukiye hadafashije, batarambya, badahindukira, badahumeka kiri mwabo, badafite umuharuro, batagira munsi y'urugo, ariko ikiri hejuru ya byose bakaba batagira uburenganzira ku mutungo banopfeshejwe.
Tuzagaruka ku binyoma 17 isi yabeshywe kuri Kangondo na Kibiraro ngo buri wese yumve ko abahahoze ari ibinaniramana, indakoreka n'intaragahanga zo guhemukirwa. Tuzagaruka ku mategeko yirengagijwe, ayasobekeranyijwe n'ayakoreshejwe ahatariho ngo bakunde babe bampebeye urwaje. Tuzagaruka kandi ku manza mu nkiko zabayemo amacenga y'imyaka 6 na n'ubu rukigeretse. Rukaba rutakiri n'urubanza uru ruzakizwa na mbuga, ahubwo uru rubanza rwabaye akananira nzuzi k'inshobora buvivi. Dore ko n'abari gusomerwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 batasomewe, urubanza rwarimuwe, isomwa ryabo ririmurwa, kandi nanone abari gusomerwa uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa 10 nabo ntibasomewe, ibyabo nabyo byimuwe. Ese kuki bikomeza kwimurwa kandi hatakiri ububurane bushya? Muri iyi minsi 10 yihariwe Kangondo kuri Pax TV, tuzagaruka kandi ku basinyishijwe ku ngufu n'agahato, bagasinyishwa ko bemeye ingurane, bakabisinya babanje gutabwa muri yombi, abandi bakaba basiragizwa bahozwa mu nzira bitaba ubutabera, ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha byo kubahabya ngo bazasinye byanza pfurundi. Yewe tuzagaruka kuri iri na ririya. Nubona umwanya wo gukurikirana ibiganiro by'uruhererekane kuri Kangondo na Kibiraro uko twabateguriye muri iyi minsi 10, uzamenya kari murore, uzumva kasongo yihwa. Ntituzaba tugamije gutera imbeho mu nda, ahubwo tuzaba tugenzwa no gushyira habona ukuri kwatsikamiwe kandi kukamirwa n'abafite ububasha, ubushobozi, ubuhangange, ubudakurwaho n'ubudahangarwa. Ese ubundi kuki aho bimukiye hari abanyamakuru batembarwa bemererwa kuhagera bakatanga amakuru ku buzima bwaho, kuki se hari abandi benshi batemerewe kuhakandagira no kugana inzira ijyayo? Ibi byose ni inzitizi ku kumenya amakuru n'ukuri kwa Kangondo, ariko aho bishoboka hose tuzabagerera mu nkike kugira ngo tubamenyere agahinda k'inkoko yayitoyemo. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Jyewe ndi Ntwari John Williams. Ndumwe mu basenyewe ariko ntacyo nshaka kuvuga narumiwe. Ntabwo byumvikana, biriya harimo amahugu. Nani mijumba hariya shaka ikindi. Narumiwe, ndumwe mu basenyewe ariko ntacyo nshaka kuvuga narumiwe. Dore ko giye bari banangeneye inzu y'ibyumba 2 na salo, none bakaba bamaye 1 na salo. Wari ufite yabingaye hano? Hano nari mfite imiryango 13. Yose bayivunjamo icyumba 1 na salo? 1 na salo. Imiryango 13 wari ufite? Dore ije n'agaciro ryanjye ngiri mfite metero kare 328. Ngiri zubatseho. Zari zubatseho. Nyereka aho zanditse muze. Hari igihe abantu bavuga ngo twahimbye amakuru kandi twigereye aho bibera. Ngizi metero kare zanye 328. Hose hariho amazu. Ko twebwe ibintu leta dukore nta munezero tubifitemo, nubwo mubona tugenda nta munezero dufite rwose. Ni ugupfa kugenda kuko nta munezero. None se kuko wowe ari nkawe byakunezeza? Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya. Kwihangana ni agahato. Kwihangana si ubushake, ahubwo ni agahato. Kuko nta wakwiyahura, nubwo nshaje ariko sinakwiyahura, ariko birababaje.